Reka nongere mbasuhuze shuti bavandimwe mudukurikiye ku Rurembo Rwera TV, mbonereho no kubifuriza amahoro y'Imana. Nitwavuga Imana muyize nkuko bisanzwe. Turakomeje rero uyu munsi n'ikiganiro cya gatanu n'igice cya gatanu cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana. Ngira ngo ejo twari ku gice cya kane cyari gikomeye cyane, kivuga ukuri kubyerekeye Bibiliya cyangwa se igitabo cy'ukuri cyaturutse ku Mana icyo ari cyo. Muzukuri niba utabonye igice cya kane kuko ni igice cy'ingenzi muri izi nyigisho, shobora kujya kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook cyangwa aho wajya hose ku mbuga nkoranyambaga, genda wandikemo Ururembo Rwera TV maze usacinge, uraza kubona ibice byose bigize iki kiganiro kuri kubyerekeye Imana ndetse n'ibindi biganiro by'ijambo ry'Imana tukiraho buri munsi, tubagezaho buri munsi. Hanyuma iki gice cya kane mvuga twizeho ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi watambutse, nagira ngo yenda nkubwire uko cyanditseho ko ari igitabo cy'ukuri cyavuye ku Mana, cyangwa se twasobanuraga Bibiliya, amateka ya Bibiliya, cyanditseho ngo ni amateka ya Bibiliya. Uzakibona n'igice cya kane cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma n'ubundi iki kigisho kuri kubyerekeye Imana nk'uko bisanzwe nababwiye ko ari ikigisho dusoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma tugeze ku gice cya gatanu cyo muri icyo gitabo, nicyo tugiye gusoma muri aka kanya. Mbashimiye kuba mudukurikiye, kanda subscribe wodukurikiye kuri YouTube kugira ngo duheshe umugisha, kandi utange n'igitekerezo, ukore na share woherereze inshuti n'abavandimwe nabo babashe kumva ubu butumwa bwiza. Igice cya gatanu rero cy'iki kigisho ukuri kubyerekeye Imana gifite umutwe mwiza uvuga uti ese umutambyi ni muntu ki? Ese umutambyi ni muntu ki? Uwo ni umutwe w'igice cya gatanu. Iyo usomye Bibiliya usangamo abitwa abatambyi n'abitwa abatambyi bakuru. Rero umutambyi yabaga ari umuntu watoranyijwe n'Imana, akimikwa n'umuhanuzi cyangwa akimikwa n'undi muntu usanzwe ari umutambyi. Hanyuma akaba mu nzu y'Imana, akayobora abantu b'Imana, akabasengera, akabigisha ijambo ry'Imana, akakira ibitambo byabo, akabimurikira Imana, no mu gihe bakoze ibyaha akabasabira imbabazi, Imana ikababarira. Niki cyarangaga umutambyi mu bihe bya kera? Umutambyi yagiraga imyitwarire myiza kurusha abandi bose, kandi yabaga akunda Imana cyane, akanayumvira kugira ngo abere abandi urugero rwiza, abo ayoboye ababere urugero rwiza. Yagiraga imyenda ye yihariye kandi yubahishaga Imana. Yabaga mu rusengero, ntiyasohokaga ngo ajye kwivanga mu bindi, yagombaga kuba yarasutsweho amavuta cyangwa se umwuka wera. Yagombaga kuba yarasutsweho umwuka wera. Ikimenyetso cyari amavuta yasukagaho n'umuhanuzi cyangwa se umuntu usanzwe ari umutambyi. Ntiyari yemerewe kunywa ibisindisha cyangwa ngo akore ku bizira nko kujya kwirinde cyangwa gukora ku murambo. Ntiyari yemerewe kuririra umuntu wapfuye. Yagombaga kuba ari inyangamugayo mu byo akora byose. Umutambyi wo mu isezerano rishya. Hanyuma rero uwo tuvuze yari umutambyi w'isezerano rya kera. Ariko uko iminsi yahitaga, abahanuzi bakomeje guhanura ko hazaza umutambyi mukuru ari we Mesiya. Kwera rero Yesu ataraza mu minsi kera rero Yesu ataraza mu isi, iyo abantu bakoraga ibyaha baragendaga bakabibwira umutambyi, bakajyana ibitambo by'ibyaha bakoze, akabababarira, akabasabira n'Imana ikababarira. Hanyuma rero yuko Yesu yari yarahanuwe ko azaza nk'umutambyi mukuru uzahuza abantu bose n'Imana, yaraje. Ubundi mbere yuko Yesu aza mu isi, abatambyi babaga muri Israeli niho habaga abatambyi b'Imana y'ukuri. Ahandi babaga mu bindi bihugu babaga ari abatambyi b'igirwamana, kuko Abisirayeli nibo bamenyaga Imana rurema, kuko nibo bahuzwaga nayo, bayihujwe n'abatambyi cyangwa se abahanuzi. Nuko rero Yesu aje mu isi, yaje ari umucunguzi w'abantu bose, ntabwo yaje ari umucunguzi w'abishaye gusa. Ikindi kandi Yesu yaje ari umuhuza w'abantu bose bo mwese, akabahuza n'Imana. Kuko mu gihe cy'abatambyi ba kera, Yesaya yarahanura avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, izaba iyo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazayinyuramo. Yesaya 35 umurongo ni wa 8.
mu by'ukuri rero iyo nzira Yesaya yahanuraga yari Yesu Kristo. Yesu amaze kuza mu isi yasohoje iryo jambo mu gitabo cya Yohana cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana gice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, aravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data namujyanye. Nuko rero Yesu amaze kuza mu isi ntihari hagikenewe umutambyi w'umunyadini, ahubwo umuntu wizera Yesu amuhuza n'Imana. Ntabwo ari ngombwa ko abatambyi bababarira umuntu ibyaha, ahubwo abantu bagomba kubabarirwa na Yesu akabahuza n'Imana ari abera. Kuva Yesu yaza mu isi rero byabaye nkaho imyemerere yari ishingiye ku idini icogoye, maze habaho ubumwe bw'abakristo. Ibiranga umutambyi w'ubu. Wakomeje kwibaza niba hanyuma yuko Yesu aje mu isi nta muntu wemere kuba umutambyi. Yesu ajya kuva mu isi yasize yitoranyirije abatambyi bagomba gukora mu izina rye. Abo batambyi bari 12, abo ni intumwa za Yesu. Hanyuma rero abo batambyi bagiraga ibintu bibaranga. Icya mbere, bakundaga Imana cyane, bakemera no gupfa bazira Imana. Hanyuma rero mu gihe cya kera umutambyi bamusugagaho amavuta. Abatambyi bo mu isezerano rishya bo ntabwo basukaho amavuta, ahubwo bahabwa imbaraga z'umwuka wera. Niko Yesu yimitse abatambyi ba mbere b'isezerano rishya. Yarabwiye ngo bagume hamwe kugeza aho bazambikwa imbaraga z'umwuka wera. Ubu Imana ntiyemera ko abantu batoranya umuntu bakamusukaho amavuta ngo abaye umutambyi. Hoya, umutambyi w'ukuri ni umuntu watoranyijwe n'Imana na Yesu, nk'uko yabibwiye Petero ati muri Yohana 21 ati ragira intama zanjye. Aramubwira ngo naragire intama ze. Ubu Yesu niwe mutambyi mukuru, akaba ari nawe wimika abandi batambyi bato bo mu bwami bw'Imana. Yesu rero amaze kujya mu ijuru yoheje imbaraga z'umwuka wera kuri za ntumwa yari yaratoranyije, maze zitangira gushinga amatorero no kwimika abandi batambyi zikurikije uko Yesu yazimitse. Nibiki bikwiriye kuranga umutambyi w'ubu. Umutambyi w'isezerano rishya ntabwo ari ngombwa guhora aba mu rusengero adasohoka. Agomba kugenda, kuko Yesu yabwiye abatambyi ba mbere b'isezerano rishya muri Matayo 28 umurongo wa 18, arabwira ati nimugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza. Ibyo bisobanura ko umutambyi agomba guhaguruka akajya gutangiza amatorero mu duce dutandukanye. Umutambyi agomba kuba umutambyi ntagomba kuba mu kandi kazi katari umurimo w'ubutambyi, kuko gashobora kwica umuhamagaro we. Icyakora aho simvuze ko atagomba gukora. Umutambyi ashobora gushinga business akayishyiramo abakozi, ariko nabo b'abanyangamugayo bazi Imana, bubaha Imana, kandi iyo business ikaba ari nziza ku buryo idashyira umugayo kuri uwo mutambyi wayishinze. Hanyuma mu gihe yashyizemo abakozi, nawe akajya gukora umurimo yahamagariwe nk'umutambyi. Umutambyi agomba kugira imvugo nziza. Umutambyi agomba gukunda abantu bose atarobanuye, ari abakene cyangwa abakire, aboroheje n'abakomeye. Umutambyi agomba kuba azi ibyanditswe byera neza, akabivuga uko biri atayobeje abantu. Umutambyi agomba kugira umutima wo gufasha abantu bose bababaye kandi akabasengera. Ese Imana yemera umutambyi w'umusore, umukobwa cyangwa w'umugore? Ibyo benshi babishidikanyaho, aho usanga bamwe mu batambyi b'abagore, abakobwa, abasore bakiribwaho iteka bakabyita ngo ni inzaduka. Ariko uri kwibaza icyo jyewe ngiye kubivugaho. Jyewe ndahamya nk'umuhamya ukomeye ko umutambyi w'umusore cyangwa umukobwa cyangwa umugore yemewe. Icyakora agomba kuba yujuje ibisabwa bimwe navuze haruguru. Naho abahakana ko abo batemewe kuba abatambyi, nta kindi kibatera, ni imyumvire mibe kandi nuko bakunda kwiharira ibyubahiro. Ariko jyewe mpamya yuko Imana itarobanura ku butone. Umuntu wese ishatse imugira umutambyi. Yahamagaye Samweli ari umwana muto, imwemeka kuba umutambyi. N'abandi benshi nka Pawulo yari intumwa y'Imana, abo nibo twita apoter, nyamara nta mugore yagiraga. N'abandi benshi bari abatambyi nka Eliyazari mwene Aroni yari umusore, bene Eli bari abasore. Naho ku mugore we, wibuke ko mu bantu bari kumwe na Yesu ngo yababwiraga ngo nimuhabwa imbaraga z'umwuka wera muzaba abagabo.
harimo abagore, bivuze ngo ntabwo Imana yimika umuntu irebeye ku gitsina runaka, ahubwo umuntu wese wahawe imbaraga z'umwuka wera ni umugabo. Twubahe ibyo Bibiliya itubwira n'iby'umwuka wera adutegeka, kuko ntabwo dukwiriye kubona ibije byose ngo tubipinge tuvuge ko ari inzaduka, kandi nta nubwo dukwiriye kubona ibije byose ngo tuvuge ko ndizanywe n'umwuka wera. Hoya, ibyo byose bigenzurwa n'ijambo ry'Imana. Iyo umaze kugenzura neza umenya ukuri, gusa nizere ko ukuri utaruzi uri kukumenya kubw'izi nyigisho. Ikiranga abatambyi b'ibinyoma. Nubwo hariho abatambyi b'ukuri, ariko hariho n'abatambyi b'ibinyoma. Mu by'ukuri abo batambyi b'ibinyoma bari mu byiciro bibiri. Abambere ni abatambyi b'ibigirwamana baba mu bihugu bitandukanye, ndetse sinabura kuvuga ko bamwe muri bo ari abapfumu, abandi ni abatambyi bafasha abantu kuramya cyangwa gusenga ibigirwamana. Mu isezerano rya kera babitaga abanyabwenge, ariko ubu bamwe bitwa abapfumu, abandi amazina yabo n'ubundi ni abatambyi. Abo nibo batambyi ba mbere b'ibinyoma. Abatambyi ba kabiri bakora mu izina ry'Uwiteka no mu izina rya Yesu. Bamwe bakaba bakora ari nk'intumwa za Satani. Satani aba yarabahagurukije kugira ngo asebye abatambyi b'ukuri batoranyijwe n'Imana. Dore ibiranga abo batambyi: guhanura ibinyoma, bagahanurira abantu kandi nta mwuka w'ubuhanuzi ubarimo, kubwiriza ijambo ry'Imana barigoretse kugira ngo bavuguruze ibyo abatambyi b'ukuri bigisha, kubwiriza babwira abantu ko ari bo bafite Imana mu matorero yabo, ahandi ntayihaba. Ibyo babivuga kugira ngo bakure abantu mu matorero yabo y'ukuri, maze bayobye bazarimbuke. Babuza abantu basengana nabo kujya mu yandi matorero cyangwa mu byumba by'amasengesho, kugira ngo abahanuzi b'Imana batavumbura amabanga y'aho basengera bakayababwira. Bateramya abantu nko guhanurira abakristo ko pasiteri wabo cyangwa se umuyobozi wabo afite imbaraga zo kwa Satani. Ibyo babikora kugira ngo abakristo bacika kuri pasiteri wabwiraga ukuri, bajye muri ayo madini y'ibinyoma. Bahanurira abantu bababwira ko amatorero barimo atariyo Imana bashakamo, bakababwira ko bagomba kuyavamo. Ayo nama yari ya Satani yo gukura abantu mu matorero y'ukuri akabayobya. Abo batambyi batumwe na Satani gusenya abatambyi b'ukuri. Amatorero yabo bemerera abantu kuba muri onapo, kwambara uko bishakiye, kwitwara uko bishakiye, kugira ngo basebye abatambyi b'ukuri, kuko bo banga ibene byo. Abo batambyi batumwe na Satani kandi akenshi bakora ibitangaza cyane no guhanura cyane kugira ngo abantu bave mu matorero yabo babayoboke maze bazarimbuke. Hari n'abandi batambyi bitwa ab'indamu. Abo nabo birirwa bararika abantu ahantu hose ku maradiyo no ku mateleviziyo, bababwira ngo baze bafate ibitangaza, nyamara bakabaka amafaranga. Ntibatinya no gushyiraho ibiciro nko kuba umusabye ngo agusengere aho yakwemeye akakubwira ngo uri mumpe amafaranga kugira ngo agusengere. Nyamara Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubusa mutangire ubundi. Abo batambyi iyo babuze amafaranga binjira no mu ngo z'abantu, bakagenda bahanurira abantu kugira ngo babahe amafaranga. Rimwe na rimwe bagasenya ingo z'abantu. Ntibita ku ijambo ry'agakiza, ahubwo babwira abantu bati muzane ibyo mufite, Imana izabaha ibindi. Nimubona bene abo batambyi mvuze b'ibinyoma, muzamenye ko bamwe batumwe na Satani kugira ngo basebye abahamagawe n'Imana. Abo bari barahanuwe muri Matayo 24:10. Yesu yaravuze ngo hazaza abazanyitira bakayobya benshi. Naho abo b'indamu bo Petero yaravuze ati muragira umukumbi atari kubw'indamu mbe, ahubwo mubikunze nk'uko Imana ibishaka. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:2. Abo nimuhabona mugire ubwenge, ab'ukuri mubagenzuze ijambo ry'Imana, n'ab'ibinyoma mubagenzuze ijambo ry'Imana. Kandi ukurikije ibyo usomye haruguru, ubuzi umutambyi w'ukuri n'uw'indamu n'uw'ibinyoma uwo ari we.
Ibisobanuro by'izina umutambyi. Izina umutambyi riva ku gutamba. Hari icyo bitaga gutamba ibitambo, hakabaho ibitambo byo kuba ari amahoro, ibitambo by'ibyaha n'ibindi byinshi. Hanyuma rero umutambyi yashyizweho n'Imana kugira ngo ajye aba ari we wakira ibyo bitambo, abitambire Imana. Kuva hajyaho umutambyi, abantu niwe bahaga ibitambo